ni twebwe batware b'iyi si, ariko turabizi neza ko ishobora guhinduka umuyonga igihe icyo ari cyo cyose. Dukurikije ibyo twumvise mu mateka ndetse tugashingira ku byo twishakashakiye, turabizi neza ko abantu nk'inyoko tuzava kuri iyi si. N'ubundi dusanzwe tuyivaho kubera ko turabizi muri ubu buzima nta n'umwe ujya urokoka. Igihe kiragera twese tugapfa. Dinozore, inyamabere nini, Neanderthal ndetse n'izindi nyamaswa zabaye ku isi mbere y'uko abantu bayizaho, zose zagiye zicika ku isi kandi inyoko yazo ikavaho buhoro buhoro bitewe n'ikiza kamere. Muri make imperuka yazo yarageze. Ikintu gihangayikishije abantu ntabwo ari ukumenya niba bazava ku isi, ahubwo ni ukumenya igihe bizabera n'inzira bizanyuramo. Kuva umuntu yagera ku isi yabayeho yibaza ibibazo byinshi ku hazaza he. Inshuro nyinshi yibaza ku hazaza he, kandi kubera gutekereza cyane ku hazaza birangira ahasenye. Ni umunyamateka witwa Luc Méry. Yakoze ubushakashatsi ku bwoba n'umuhangayiko abantu bagirira ahazaza, cyane cyane irimbuka ry'isi. Yanabyanditseho igitabo yise Le mythe de la fin du monde. Kuva ubwami bw'abami bw'abaromani bwasenyuka mu mwaka wa 476 nyuma ya Yezu, Luc Méry yabaruye ubuhanuzi 183 bwose buvuga ku irangira ry'isi. Ubuhanuzi buvuga ku iherezo ry'isi buri wese yigeze kubwumvaho. Bamwe muri twebwe hari n'umunsi twiriwe dutegereje ku isi iri burangire. Mu myaka 2700 ishize, amazi y'inyanja y'umukara yigeze kuzamuka mu buryo butari bwaratekerejwe, maze abantu batangira gutekereza ko imperuka igiye kuba inyuze mu mwuzure. Icyorezo cy'ubushita nacyo cyahitanye amamiliyoni y'abantu mu Burayi mu mwaka w'2300, nacyo cyatumye abantu bongera gutekereza ko umunsi w'urubanza rwa nyuma kuri buri wese ugeze. Luc Méry atekereza ko abantu bagira ubwoba bw'ibintu bitatu iyo bigeze ku gutinya irangira ry'isi. Hari ubwoba bw'ibintu babona batazi, hari ubwoba bw'ibintu batabona, n'ubwoba bw'ahazaza. Kenshi dutekereza ko isi izarangizwa n'ibintu tutazi ibyo ari byo, bizaturuka munsi y'ibirenge byacu kure cyane mu butaka, cyangwa se ibindi bintu tudasobanukiwe bizaturuka hejuru y'imitwe yacu, hejuru cyane mu isanzure. Ibi dufite impamvu yo kubitinya kubera ko n'ubundi hari igihe byigeze kurangiza isi mu myaka ya kera cyane. Iterambere rya siyanse ryatugaragarije ko ikintu icyo ari cyo cyose kiri kuri iyi si kigera igihe kikarangira kikavaho. Iri terambere rya siyanse n'ubushakashatsi byanagaragaje ko isi iteye mu buryo rimwe na rimwe yivumbagatanya ikarimbura ibiriho byose. Mu magambo make, abahanga mu bya siyanse ndetse n'abanyamadini n'abayoboke b'iyobokamana bahuriye ku kwemera imperuka. Bose bemera kwibaho kandi kwizabaho. Iri rangira ry'isi rishobora kuzaba ari sarite. Ni ibihe byago bishobora kuzatugwirira? Icyago cya mbere gishobora kuzagwirira isi ukurikije uko bitekerezwa gishobora kuzaturuka mu kirere. Ikirere ntabwo tukizi cyane kandi ntabwo tukigeramo kenshi, nta nubwo tukigeramo byoroshye. Kubw'iyo mpamvu cyabaye icyita rusange ku buhanuzi bwinshi mu mateka y'isi kuva yabaho. Abantu babayeho kera bakunze gutekereza ibintu byinshi ku kirere. Ikintu cyose babonaga mu kirere bibazaga icyo gishatse kuvuga. Inyenyeri nshya mu kirere yabaga ari ikimenyetso cy'ibyago bigiye kugwirira isi. Kubemera, Umukiza Yezu yavutse, ikirere cyarifashishijwe cyane mu kumenyekanisha aya makuru. Yanapfuye nabwo niko byagenze. Rwagati mu kirere, izuba rihaba ryasengwaga na benshi mu batuye ku isi kera cyane mbere yacu. Ni naryo bifashishije mu gukora indangaminsi za mbere zabayeho. Gusa amabanga yaryo yakomeje kudashobora kwinjirwamo n'uwo ari we wese. Izuba ryatangazaga amadini yose yabagaho icyo gihe, kuva ku madini y'abamaya ukagera ku madini y'abanyayegiputa, nyuze ku baromani. Nk'abaromani bo bari barashyizeho umunsi wahariwe izuba wizihizwaga tariki 25 Ukuboza. Uyu munsi twebwe twaje kuwuharira ivuka ry'Umukiza Yezu.
bo bawitaga Sol Invictus. Abamaya bo bajyaga baha izuba ibitambo. Ibi ngibi byabaga ari ibitambo by'abantu. Batekerezaga ko amaraso y'aba bantu ari yatuma izuba rikomeza gucana rigasusurutsa isi rikeza imyaka. Iyi myizerere yose yarazimye, ntabwo ikibaho, ariko izuba ryo riracyagenzura ubuzima n'imibereho byacu. Ntabwo ritugenzura kubera ko ritubeshejeho byonyine, ahubwo rinagenzura ahazaza hacu, ndetse binatekerezwa ko ari ryo rizatwica. Isi yaba izarangizwa n'izuba? Siyanse yatwigishije ko izuba tubona hejuru yacu ridatuje nk'uko ritwiyereka buri gitondo. Izuba ni ikibumbe cya rutura kigizwe n'uruhurirane rwa za gaze zirimo hydrogene na helium. Rikubye isi yacu inshuro 109 mu bunini. Mu mutima waryo hahoramo ibikorwa byo kwivumbagatanya ndetse no kwihinduranya bikozwe n'ingufu za nucleaire ziririmo. Uku ni ukwivumbagatanya kubaho iyo gaze ya hydrogene irimo kwihinduramo helium. Ubushyuhe buri hano ni °C miliyoni 15. Ibyumviro byawe ntabwo bifite ubushobozi bwo gukeka uko ubushyuhe bumeze. Uku kwivumbagatanya kwaryo rero kujya guteza ibyitwa kuruka kw'izuba, eruption solaire. Kwa kundi ibirunga biruka ibikoma by'umuriro, izuba naryo rijya ricira umuriro mwinshi cyane. Ni umuriro mwinshi ryohereza ukagera ku mpera y'uruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba. Uyu muriro hari igihe wagera ku isi ugahita ushyira iherezo ku gisekuru cyacu cyose uko cyakabaye. Mu Bubiligi hari ikigo cy'Uburayi gishinzwe iby'isanzure. Iki kigo kimaze imyaka myinshi cyane gihoza ijisho ku zuba kugira ngo ritazadutungura rikadutwika. Ku butaka bafite amatelescope cyangwa se ibyuma kabuhariwe bireba mu kirere bihora byitegereza buri gikorwa cyose gikozwe n'izuba. Mu isanzure ahari ubushyuhe budashobora kwangiza ibikoresho byabo, bafite ibyogajuru byitegereza bigafata amajwi n'amashusho ya buri gikorwa cyose kidasanzwe gikozwe n'izuba. Yuwa Pekaro Ntama ni uyobora gahunda ishinzwe izuba mu Burayi. Bayise Space Weather. Mu gusobanura iruka ry'izuba dukunda gukoresha urugero rwa elastique. Ufashe elastique ukayizengurutsa ku ntoki zawe ugatangira gukina nayo uyikwetura mu byerekezo byose. Iyo elastique irasobana ikarema amapfundo menshi. Iyo ukomeje kuyikinisha iraturika. Ingufu zose ziba ziyirimo kubera uburyo yagiye isobana inakweduka zihuriza hamwe ubundi zigakobaza intoki. Ibyo nibyo bibaho ku zuba rero bitewe n'ingufu za rukuruzi n'amashanyarazi biba mu zuba. Ni nk'uko umuriro mwinshi waba urimo kugurumana, noneho hakagira ikintu kiza kuwuhungabanya bigatuma hari uduce twawo tugenda tuvaho tukajya ukwatwo, tugatumbagira cyangwa se tukamanuka bitewe n'aho umuriro uherereye. Ubundi umuriro uri mu zuba ubumbiye muri kiriya kibumbe tubona ari umuhondo ubifashijwemo na za rukuruzi. Izo rukuruzi rero iyo zigize ikibazo nibwo ibibumbe by'umuriro bijya biva ku zuba bigahanuka byerekeza hano turi. Biba bifite ingufu zingana n'uko waturikiriza icyarimwe bombe nucleaire zibarirwa mu mamiliyoni. Icyarimwe haba hari amamiliyari y'amatoni y'ibinyabutabire aba arimo kwisuka mu isanzure akoresheje ingufu nyinshi cyane. Iyi riruka ry'izuba ribayeho ryerekeza mu cyerekezo isi irimo, ibyo bintu byose bimanuka bitwerekezaho ku muvuduko munini cyane, amamiliyoni menshi y'ibirometero ku isaha. Amahirwe dufite nuko hari rukuruzi zizengurutse izuba ziturinda ibintu nk'ibyo ngibyo zikabibuza kutugeraho. Izo rukuruzi zirabiyobya zikabyohereza ku mpera z'isi y'epfo n'iya ruguru. Andi mahirwe tugira ni uko iyi miriro izi ifite ingufu n'ubukana uyu mubumbe wacu ushobora kwihanganira. Hari igihe izuba ryakohereza mwene iyi mihengeri y'umuriro ifite ingufu nyinshi cyane, maze izo ngufu zigatwika cyangwa se zigahindura imikorere y'ikirere cyacu. Byatangira byangiza ibimenyetso byose bisohorwa n'ibyogajuru dufite mu kirere. Uburyo bukoreshwa mu kuyobora indege, inzira z'amashusho ya za televiziyo, internet na za telefone zigendanwa byahita bihagarika gukora.
itumanaho ryose ryo ku isi ryahita rihagarara. Ntabwo byarangirira ahangaha, kubera ko rukuruzi imeze nk'igifuniko kizengurutse isi yahita ihagarika gukora akazi kayo ko kurinda isi. Ibi byaterwa n'uko bya bice by'izuba byaba byayiguyeho, byaba byahuye n'ibinyabutabire bigize iyo rukuruzi, maze bikarema umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi. Twebwe dushobora kudahita tubona ibyo byago bikiba, ariko hari inyamaswa zabibona mbere, nk'inyoni zabibona mbere y'izindi nyamaswa kubera ko zifashisha rukuruzi y'isi mu kuguruka. Izo nyoni zahita zitakaza ibyerekezo, ntizimenya aho zerekeza mu kuguruka. Ntabwo inyoni yaba ikiguruka ngo yerekeze aho ishaka kujya bikundire. Gusa icyago gikomeye cyane cyatugeraho cyaturuka ku bikorwa remezo twubatse hano ku isi kugira ngo bitware amashanyarazi. Amapironi n'indi miyoboro y'amashanyarazi, cyane cyane ituruka mu majyaruguru yerekeza mu majyepfo, yatangira gukora akazi ko guhindura ubwoko bw'ayo mashanyarazi yaba aturutse ku kwihuza kw'izuba na rukuruzi y'isi, ubundi bikangiza ibyo bikorwa remezo ku buryo ibice byinshi by'isi byabura amashanyarazi. Mu 1989 habayeho iruka ry'izuba, maze bihagarika amashanyarazi muri Quebec muri Canada, bituma agace kose kajya mu mwijima. Mu 2003 ibingibi byisubiyemo mu majyaruguru y'Uburayi. Gusa iruka ry'izuba rikomeye ryabayeho rikagira ingaruka nyinshi ku isi, byabaye mu 1859. Iki gihe imihengeri yoherejwe n'izuba yageze ku isi yose, bituma itumanaho rikoresheje telegrafe rihagarika gukora. Ikintu nk'iki ngiki kiramutse kibayeho uyu munsi, isi yose yamera nk'ihagaze. Ubwikorezi, itumanaho rikoresha ikoranabuhanga, amashanyarazi, byose nta na kimwe cyakomeza gukora. Abahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko iruka ry'izuba cyangwa se imihengeri y'izuba nk'iyi ngiyi ibaho buri myaka iri hagati y'100 na 500. Iheruka yabayeho mu myaka 150 ishize, bivuze ko tuyitegereje guhera uyu munsi kugera mu myaka 350 iri imbere. Nibibaho bizapfukamisha hasi iki gisekuru cyacu, kubera ko dufite ibikorwa remezo byinshi biduhuza kandi dusa naho ari byo twubakiye ubuzima bwacu bwose. Bitekerezwa ko umujinya w'izuba ushobora gukuraho ibyo twagezeho byose, ukadusubiza mu buzima twarimo tugitangira kugendesha amaguru. Uratekereza ko iri ngiri ryaba ari ryo rangira ry'isi? Iyi nyenyeri yacu yitwa izuba idushyushya ikanatumurikira kuva twabaho, ntabwo izabaho iteka ryose. Izuba rifite imyaka miliyari 4 na miliyoni 600. Rirakuze cyane ugereranyije n'imibumbe n'izindi nyenyeri ziri mu isanzure. Kuva ryabaho, ububasha bwaryo bwo kumurika no gushyushya ntabwo bwigeze buhagarika kwiyongera. Riracyashyushye isi yacu kandi rizakomeza kubikora uko rikomeza gusaza. Uruhererekane rw'ubushyuhe budashira nirwo ruzakurikiraho rero. Buhoro buhoro amazi y'inyanja azagenda agabanuka kubera izuba ryinshi. Ayo mazi azagenda akama kubera izuba, azagenda agere mu kirere yabaye umwuka nk'uko bisanzwe. Ibi turabizi. Uwo mwuka wahoze ari amazi nawo uzorohereza ibizwi nka effet de serre, ari byo gufunga ikirere, maze ubushyuhe buri ku isi ntibubone inzira butambutsa ngo ujye mu isanzure, bityo ubushyuhe ku isi bugakomeza buzamuka kurushaho. Hagati y'uyu munsi n'imyaka miliyari igiye kuza, bitekerezwa ko ikirere cyacu kizaba gifite °C 400 z'ubushyuhe. Ubu ni ubushyuhe bw'amazi arimo kubira ubu ku inshuro enye. Iki gihe nta mazi azaba kiri hano ku isi. Birumvikana ko nta kinyabuzima na kimwe kizaba kigishobora kuba hano kuri iyi si. Buri kinyabuzima kizagenda kizima kimwe nyuma y'ikindi, kuva ku nyamaswa kugera ku bimera, unyuze no ku dukoko na za virusi. Ariko iki gihe izuba rizaba ritaravuga ijambo ryaryo rya nyuma. Umunsi umwe mu myaka miliyari 4 izuba rizakweduka. Icyo gihe rizaba rimeze nk'irimo gushonga, kandi gushonga kwaryo kuzaba gufite ingufu ziruta iza rukuruzi yaryo. Yuwa Pekka Luntama, uyobora gahunda ishinzwe izuba mu kigo cy'Uburayi gishinzwe isanzure. Bitekerezwa ko iki gihe iri zuba rizabyimba nk'igipurizo barimo guhagamo umwuka.
rizamira Mercure, hanyuma Venus, ariko bitekerezwa ko uku kubyimba kwaryo kuzagarukira ku nkengero z'isi, ku marembo y'isi. Iki gihe ubushyuhe hano ku isi buzaba bubarirwa mu bihumbi bya dogere Celsius. Bitekerezwa ko kubera ubwo bushyuhe isi izashonga. Iki gihe nibwo izuba rizaba rirangije kubaho kwaryo, kubera ko rizashonga rigeraho rikonje rihinduka inyenyeri yapfuye. Aha noneho isi izaba irangiye. Iyi si yavukanye n'izuba kandi izapfana naryo. Muri iyi nzira bitekerezwa ko imperuka izaturuka mu kirere. Gusa bamwe mu bahanuzi babitekereza ukundi. Batekereza indi mperuka izabaho itari iyi ngiyi, kandi ikazaba ikomeye birenze ibi ngibi twavugaga, kandi ikaba ishobora no kuzabaho mbere y'imyaka miliyari twavugaga mu kanya. Mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya yera, Yohana Mutagatifu mu kuvuga ku mperuka cyangwa se kwirangira ry'isi yavugaga ibyago 7 bizatezwa n'abamarayika 7 b'imperuka. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cy'aya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Iyi ni inkuru yumvikana cyane kandi iteye ubwoba. Igihe ibi ngibi byandikwaga nta kimenyetso cyari gihari kigaragaza uburyo bishoboka. Byasabye gutegereza iterambere rya siyanse mu kinyejana giheruka cya 20 kugira ngo bamwe mu bahanga batangire kujya batangaza irangira ry'isi, ariko banabifitiye ibimenyetso bishingiye kuri siyanse. Luc Marie, muramwibuka. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 hari irangira ry'isi ryavuzwe cyane, nka kuri iryo muri 2012 ryavuzwe. Ni irangira ry'isi ryo ku ya 18 z'ukwa gatanu 1910. Irangira ry'isi ryari ryatangajwe n'umuhanga muri siyanse witwaga Camille Flammarion. Uyu yari umuhanga mu by'imibumbe. Camille Flammarion iki gihe yavuze ko hari akabumbe gato cyangwa se ikibuye cyitwa Hale, yavugaga ko iki kibuye cyari kuzanyura hafi y'isi kandi ko kigenda giherekejwe na gazi ya cyanogene ishobora kuzahumanya 1/2 cy'abatuye isi. Icyabaye nuko iki kibuye cyanyuze kure y'umubumbe w'isi ku buryo no kukibona n'amaso bitashobokaga. Gusa iki gihe isi yose yari yahiye ubwoba. Papa Pio wa 10 iki gihe yari yategetse ko bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero izirirwa ifunguye, ikarara ifunguye, abantu bakaza gusenga ndetse ababishatse bakaza kuharara. Ikinyejana cya 20 cyaranzwe n'inkuru zirangira ry'isi. Iki gihe hakinwe filime nyinshi cyane zivuga ku irangira ry'isi. Iki kinyejana cyanarangijwe n'inkuru ivuga ku irangira ry'isi. Hari abantu bavugaga ko isi izarangira ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu 1999. Bavugaga ko umwaka wa 2000 tutazawubona. Mu irangira ry'isi ryose ryavuzwe mu kinyejana cya 20, iryari rishingiye ku bibuye bizaza bikikubita ku isi bikaba bishyize iherezo ku buzima hano ku isi, iryo ryavuzwe cyane. Ibi bibuye banabyita asteroide. Uruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba rwavutse mu ruhurirane rw'imyuka n'imikungugu byari mu isanzure. Izuba niryo ryiremye hagati y'urwo ruhurirane, rikaba ari ryo rikora ingufu. Imibumbe yo yiremye ku mpande z'izuba irarigaragira. Ariko muri uru ruhurirane rw'imikungugu n'ingufu byihuje hasigaye utundi tubumbe duto cyane twinshi tumeze nk'amabuye manini. Ni amabuye ashobora gupima 10 cyangwa se ibinyejana bya metero z'umurambararo. Gusa hari n'andi mabuye nk'aya ngaya ariko manini cyane ashobora kugira umurambararo upima ibirometero runaka. Ibi bibuye rero nibyo bita asteroide. Nibyo bajya bavuga ko bihora bizenguruka mu isanzure. By'umwihariko bizerera hagati y'umubumbe wa Mars n'uwa Jupiter, ahitwa mu mukandara wa Kuiper.
rimwe na rimwe ibi bibuye birasekurana hagati yabyo maze bigata inzira byanyuragamo bikerekeza mu nzira y'isi. Bimwe bijya bigongana n'isi, ariyo mpamvu abahanga mu by'isanzure bahora n'ibyuma bahora batunze mu kirere bareba ibyo bibuye aho biri, banareba niba byarataye inzira zabyo bikaza mu nzira yacu twebwe abari ku isi. Mu kirere bigenda ku muvuduko munini cyane, ushobora no kuba warigeze kubibona bigenda kubera ko bigenda byaka. Hari ibyo twita kibonumwe, ibyuma bakoresha mu kubireba, ni ukuvuga za telescope ndetse na za radar, zifite ubushobozi bwo kumenya uko ikibuye babonye kingana, umuvuduko gifite ndetse n'ubushyuhe gifite. Izi radar ndetse na za mudasobwa zinareba inzira icyo kibuye kirimo kunyuramo, zikanareba ibinyabutabire bikigize, niba ari ibuye cyangwa se niba ari icyuma, bakanareba niba dukwiye kugitinya. Bahora babyitegereza, ariko rimwe na rimwe bibaca muri humye. Mu byabaciye muri humye harimo kimwe cyiswe Apophis. Detlef Koshny ni umuhanga cyane mu by'imibumbe uyobora ishami rishinzwe ibigendajuru bitazwi mu kigo cy'Uburayi gishinzwe isanzure. Yitegereza isanzure kuva afite imyaka 14 y'amavuko. Apophis yavumbuye bwa mbere mu mwaka wa 2004 mbere gato ya Noheli. Ikiboneka byari biteganyijwe ko izasekurana n'isi muri 2029. Byaje kugaragaza ko ibyago by'uko izagongana n'isi icyo gihe ari bike cyane. Ubu noneho byamaze kwemezwa ko iki kibuye kizanyura hafi y'isi mu mwaka wa 2036. Apophis ntabwo aricyo kibuye cyonyine giteye impungenge zo kuzasekura isi. Abashakashatsi bakoze urutonde rw'ibibuye nk'ibi ngibi bishobora kuzanyura mu nzira y'isi mbere y'uko ikinyejana kirangira. Byose biragera kuri 300, kandi hari ibyago ko harimo kimwe kizadusekura. Ibito muri ibyo bibuye bifite umurambararo upima ibinyacumi bike bya metero, ibinini bigapima ibinyacumi by'ibirometero by'umurambararo. Bareba ingano yabyo n'umuvuduko wabyo, bakawugereranya n'umuvuduko w'isi, bakamenya igihe bishobora kuzasekuranira n'isi. Dore bimwe muri ibyo bibuye. 2010 AU118 gifite umurambararo wa metero 894. Gifite amahirwe ya rimwe kuri miliyoni 60 yo kuzasekura isi. 1979 XB gifite umurambararo wa metero 681. Gifite amahirwe ya rimwe kuri miliyoni 2,500 yo kuzasekura isi. 1999 RQ36 umurambararo wa metero 560 n'amahirwe ya rimwe ku 1,410 yo kuzasekura isi. Uko asteroide cyangwa se mwene iki kibuye kiba kinini, niko kwisekura ku isi kwacyo kuba gushobora kwangiza byinshi. Nyamara ikibuye giteye impungenge kurusha ibindi gipima metero 140 z'umurambararo, cyitwa 2011 AG5. Iki gifite amahirwe ya rimwe kuri 500 yo kuzasekurana n'isi. Bitekerezwa ko gusekura isi kwa 2011 AG5 biramutse bibayeho byazaba mu 2040. Ntabwo tuzi aho gishobora kuzitura, bizasaba gutegereza iminsi ya nyuma ngo abashakashatsi babigaragaze. Bitekerezwa ko nikiramuka kisekuye ku butaka kizaca icyobo kinini, gishobora guseba agace runaka ku ikarita y'isi. Iki ngiki cyaza cyangwa se kitaza, asteroide cyangwa se kimwe muri ibi bibuye gishobora kuzagongana n'isi mbere y'uko iki kinyejana kirangira. Tutavuze ku irangira ry'isi, iki gishobora guhitana amamiliyoni y'abantu bitewe n'aho cyagwa. Kubera ibi byago, abashakashatsi bahora bashakisha uburyo bwo kubyirinda. Iyo ikibuye runaka bamaze kukimenya neza, baza aho kizitura kandi kikaba ari gito cyane, bimura abantu batuye muri ako gace. Ariko ni ngombwa cyane kumenya neza aho gishobora kuzaba. Gusa iyo ari kinini cyane ku buryo cyasenya igihugu cyose, birumvikana kwimura igihugu ntibishoboka. Twebwe ntabwo tuba tubizi, ariko bahora mu kazi ko kuyobya mwene ibi bibuye kugira ngo binyure indi nzira itazatuma bihura n'isi. Bumwe mu buryo butekerezwa gukoreshwa mu kuyobya ni ugukora icyogajuru kinini kandi kiremereye kurusha ikibuye runaka bashaka kuyobya, ubundi icyo cyogajuru kikagenda kikakigonga, kikagikura mu nzira kirimo ku buryo kitazagonga isi. Nk'uko twabibonye muri za filime, dushobora no kohereza ibisasu byose bya kirimbuzi dufite,
bikajya guturitsa bimwe muri ibyo bibuye, cyane cyane igihe ikibuye kigambiriwe ari kinini cyane ku buryo cyasenya isi yose. Gusa ibi ngibi ni byo kwitondera nk'uko bivugwa na Detlef Koshny, umuhanga cyane mu by'imibumbe uyobora ishami rishinzwe ibigendajuru bitazwi mu kigo cy'Uburayi gishinzwe isanzure. Kurasa asteroide nibwo buryo bwonyine bwizewe bwo kwiyobya igihe yegereye isi, ariko ni ngombwa cyane kwirinda kuyituritsa kuko ishobora gucikamo uduce twinshi cyane natwo dushobora. Uburyo bwiza ni uguturikiriza icyo gisasu iruhande rw'iyo asteroide ku buryo ingufu z'icyo gisasu zihita ziyobya icyo kibuye cyangwa se iyo asteroide ikanyura ku ruhande bityo ikava mu nzira y'isi. Ibi bibuye tuvuga ni iby'abantu bashobora kugenzura, ariko hari ibindi tudashobora kugira icyo dukoraho kubera ubunini bwabyo. Ibi ni ibishobora gukuraho isi yose nk'uko tuyizi. Ni ibipima imirambararo y'ibirometero byinshi. Amahirwe dufite ni uko ubunini bwabyo butuma abashakashatsi babimenya uko byakabaye n'umubare wabyo. Nta na kimwe muri byo kigaragaza ko gishobora kuzadusekura vuba aha ngaha. Turacyafite amamiliyoni runaka y'imyaka y'umutuzo, ariko kimwe muri byo kigeze kwisekura ku isi gikuraho 2/3 by'ibinyabuzima byari biyiriho. Iki nicyo bitekerezwa ko cyakuye ku isi inyamaswa zayitubanjirijeho zitwaga dinosaure. Vincent Courtillon ni umuhanga mu birebana n'ubumenyi bw'isi n'amateka. Ni impuguke mu binyabuzima byazimye. Bitekerezwa ko asteroide ipima umurambararo w'ibirometero 10 yahanutse ikagwa mu isi mu gace kitwa Yucatan muri Mexique mu myaka miliyoni 65 ishize. Ukwisekura ku butaka kwayo kwacukuye umwobo upima kilometero 100 z'umurambararo na kilometero 40 z'ubujyakuzimu. Imikungugu n'ibinyabutabire byari muri uko kuzimu byarazamutse bikwira mu kirere, ari nabyo byagize ingaruka ku buzima ku isi. 2/3 by'ibinyabuzima byose byari ku isi icyo gihe byarapfuye bishiraho. Ntabwo byapfuye ako kanya ariko ahubwo byapfuye mu myaka miliyoni yakurikiyeho, bigenda byicwa n'ingaruka z'icyo gihe. Ku binyabuzima byariho iki gihe, iyi yari imperuka. Bitekerezwa ko izimira ry'ibinyabuzima by'iki gihe byanatewe n'ibirunga byariho icyo gihe byarukiye icyarimwe n'iyi asteroide yahanutse. Iruka ry'ibirunga nayo n'indi nzira itekerezwa na benshi ntishobora kuzanyuramo kurangira ku isi. Igihangayikisha mu iruka ry'ibirunga ntabwo ari ibihumbi bya metero cube z'ibikoma by'umuriro birukwa n'ibyo birunga, ahubwo umwuka uhumanya usohorwa nabyo ukica ibinyabuzima byinshi niwo uhangayikisha. Mu myaka miliyoni 250 ishize ku isi habayeho imperuka yatewe n'iruka ry'ibirunga ahitwa muri Siberia, ubu ni mu Burusiya. Ibyotsi byasohowe n'ibi birunga iki gihe byishe 99% by'ibinyabuzima byari ku isi. Apana kubyica ako kanya, ahubwo mu myaka miliyoni yakurikiyeho ibinyabuzima byagiye bipfa kimwe kimwe biva ku isi bishiraho. Ibi bivuze ko mu myaka miliyoni 250 ibinyabuzima byarokotse byari 1% by'ibyari biri icyo gihe. Hagiye havuka ibindi, none dore uko ibinyabuzima biri ku isi bingana natwe turimo. Birasa n'ibishimangira ko buri gihe iyo habayeho imperuka ibinyabuzima bivaho hakavuka ibindi. Birashoboka cyane ko kimwe mu biza bikamaraho ibinyabuzima ku isi kizongera kubaho. Ntawe uzi niba kizaturuka mu kirere cyangwa munsi y'ubutaka. Ibi bishobora kuzabaho bitewe n'imiterere kamere y'isi, ariko bishobora no kuzaterwa n'ibikorwa by'abantu byahinduye isi kubera ko nta bindi binyabuzima byigeze biba kuri iyi si ngo biyihindure nk'uko abantu babikoze. Ninde ushobora kumenya igihe n'uburyo ibi ngibi bizabamo? Dusoreje iki gice muri iki kiganiro.